nitwa Karengera Narcisse mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyabihu, nkaba ndi umuhinzi ntangarugero. Urabona gahunda ya leta hari gahunda y'uko hazajya habaho inama y'umushyikirano ihuje perezida wa repubulika n'ingeri zitandukanye. Ni muri ubwo buryo nanjye natumiye muri ubu. Kimwe cyo hari serivisi nyinshi zakorerwaga i Kigali, twifuje ko zakwigera mu giturage, mu ntara no mu turere. Icyo ni kimwe mu byo numvise ejo kandi cyafatiwe icyemezo. Ubwo ibindi biri uyu munsi nabyo turagerageza kumva ibyo bidufasha muri byo, kandi turatanga ibitekerezo. Gusa icyo twabonye ni uko ibitekerezo bya buri wese byakira. Numva ko ari ikiganiro ubuyobozi bw'igihugu bugirana n'inzego zose ziri mu gihugu kandi zigera ku baturage. Ibiganiro byose byahise, uburyo ibibazo byatangwaga kuri SMS, abantu bari muri sare, uburyo batangaga ibitekerezo, ni ikintu cyashimishije cyane. Ikindi ni uburyo Minisitiri w'Intebe yatanze ikiganiro kigufi kuva umushyikirano watangira. Ikiganiro gikomeye rero, kwigira ni ijambo rikomeye, ndetse umunyarwanda wese naryumva neza bizatuma agira aho ava. Ikindi perezida wa repubulika hari ijambo yavuze, kuba umuntu agomba kwemera guhangana, atari guhangana by'umujinya. Yabivuzeho guhangana, ubwira umuntu neza, umwereka neza ibitekerezo byawe, umwereka ko ari wowe ugomba kuba igisubizo cyawe mbere y'uko kubera igisubizo. Ni ikintu cyiza cyane.